ibihe byiza rero kuri mwese mukurikiranye bibeta Kigali TV. Ahangaha tuganira ibintu byinshi cyane ku bantu batanzwe bakurikirana iyi channel. Tuganira ku bintu byinshi cyane bijyanye n'ubuzima, cyane cyane ibyongera ubwiza, bituma ushobora kugira ubuzima bwiza kandi udahenzwe. Aha rero tugiye gukoresha ibintu bishya bishobora gutuma ugira amenyo inseko nziza. Rero hari igihe umuntu aba afite amenyo rwose ugasanga guseka arasabisiza gutya, cyangwa wenda nta nubwo abizi ko rwose ibyo bintu bangamiye. Bya bintu by'umuhondo baba ku menyo gutya ugasanga amenyo ni umuhondo igice kimwe, ibintu by'umukara biba ahangaha, kunuka mu kanwa. Ikindi ni uburyo umuntu ashobora kuba afite nyine mu kanwa hadasa neza. Rero tugiye kureba uburyo ushobora guhindura amenyo yawe umweru, ukagira amenyo y'umweru rwose akeye asa neza, ugaseka rwose abantu bakabona. Burya inseko niyo itanga karibu. Rero noneho iyo usetse ufite mu kanwa hasa neza, hahumura neza, utari buvuga ngo umuntu nakubona agapfuye noneho ndamukizwa n'iyaheje, ahubwo nyine agahura avuga numva namureba, numva nareba ukuntu aseka, afite mu kanwa heza, afite amenyo asa neza. Uyu munsi rero nazanye igisubizo, nazanye umuti wo ku bantu bafite mu kanwa hadahumura neza, mu kanwa hafite amenyo yabaye umuhondo cyangwa se haje ibintu by'umukara. Ibyo bintu byose umuti tugiye gukoresha iminsi mikeya, iminsi myinshi n'ibyumweru bibiri ubikora. Uvuga mu gitondo na nijoro mbere yo kuryama. Burya ni itegeko kuryama wiborosheje. Uziko kugira ngo uryame utiborosheje, kubera ko iyo uryamye utiborosheje hari ibintu umira bivuye mu kanwa by'amamikrobe, cyane cyane mu gitondo ukibyuka. Ibyo bintu bya mu kanwa bamo cyane cyane ku rurimi. Ururimi rugira mikrobe nyinshi mbi zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu, yaba ari kuba umuntu yagira guhumura nabi. Ariko burya ibintu biba ku rurimi si byiza kubimira mu gitondo ubyutse. Rero ni byiza rero kwiborosa ukaryama nta biryo biri mu menyo, ibintu biri urya bitakiri mu menyo, mu kanwa hakaba hameze neza. Icyo gihe bizakurinda kuba wagira mu kanwa hahumura nabi ndetse n'amenyo kuba yakangirika. Muri kumwe rero na ibyo ushaka Liliane. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu dukora, kandi ndabizi ko ibiganiro byacu ari byiza ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, byamugirira akamaro nk'uko nanjye byangiriye akamaro. Ibintu tugiye gukoresha ni ibintu bibiri. Dufite korogati, tukagira na tangawizi. Ibi bintu nta bantu abenshi, byibura abantu boza mu kanwa, boza amenyo babona korogati. Abandi rero tangawizi iraboneka cyane. Niba hari ukuntu umuntu usanga yakubiswa adafite amafaranga yo kugura nyine korogati, ariko ukaba wafite ijambo ryo kugura tangawizi cyangwa se 200, burya wagura tangawizi yakoza mu kanwa kawe. Nzabereka uburyo ushobora gukoresha tangawizi yonyine ikaba yagufasha kwereka koza mu kanwa, ukagira mu kanwa hameze neza, aho kugira ngo ugendera utogesha amenyo. Koza amenyo ni ibintu bya buri munsi, utagomba gusiba. Rero tugiye kureba, turi bukoreshe tangawizi, turi bukoreshe korogati, turi bukoreshe indimu, turi bukoreshe n'umunyu. Ngiye kwereka uburyo ushobora kubikoresha bikaba byagufasha kuba wagira mu kanwa hasa neza. Ari amahire ukaba ufite baking soda cyangwa se sodium de carbonate, burya ni nziza koza amenyo yawe kandi ntabwo yica email. Burya gukoresha amakara ni ibintu bibi, kubera ko amakara yego yoza amenyo akaba umweru, ariko ikibazo amakara aragenda agakoraho email, agakoraho kano kantu kanyerera ku menyo. Aka kantu kandi iyo kavuyeho amenyo niko aba ari kugenda yangirika, ndetse n'ahandi ushobora gusanga amenyo ari kugenda akurya, ashobora no kuba yagira ibindi bibazo byinshi biturutse ku menyo kubera ko email yavuyeho. Rero ibintu turi gukoresha ntabwo bikuraho email, bikuraho umwanda gusa, ubundi amenyo yawe agasa neza rwose, ukarinda neza.
ngaha dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndakeka mwabonye uburyo ushobora gukora uriya muti ukaba wagufasha koza amenyo yawe agacya ugahumura neza, cyane cyane burya tangawizi ifite ukuntu igenda igahumuza mu kanwa iyo uyikoresheje. Nutabona n'umwanya wo gutunganya biriya bintu byose, ushobora no gukoresha tangawizi. Burya ifite ukuntu ihumuza mu kanwa ukumva nyine ufite umuhumuro, kandi umuhumuro ufite uratinda ku buryo bitapfa kuguteza ikibazo wowe mu kanwa nyine. Rero nanga dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nimba hari uzi byafasha ubimuhohereze musharinge, kandi nawe wabikunze wibuke rwose ukore like, ukore ukaganza kumeze gutya, kandi ukore na subscribe niba utarayikora. Ndabakunda cyane rero, naho utaha kandi useka neza.